nzi umuntu byabayeho yasabye umukobwa ko baryamana, hanyuma umukobwa aramwangira. Mu kumwangira umukobwa, umusore akura urukundo cyangwa se amwubeshya ko amukunda. Umusore aravuga ati ngo noneho bigeze, reka njye kumushaka mpaka dusambanye turyamanye. Umusore yakoze ibishoboka byose maze yiyemeza kumushaka. Aravuga ati ngo inkwano nzazitanga, ukuboko nzakumanika, ariko nanjye iryo joro ntabwo wasinzira. Bakiva gushyingirwa, ibyo umusore yamukoreye ntibibaho. Yohana yaravuze ati ngo Yesu kongeye kubasuhuza mwese mwahisemo gukomeza gukurikira iyi channel yacu. Ni ibintu biba ari byiza cyane gukurikirana channel yacu ndetse no gukomeza kuba hafi ya channel. Neri Promedity handi twagiye tuvuga ati ngo iyi channel yacu bita Eri Pro Entertainment, wowe waje utahanye iki? Nkuko twagiye tubona mu makiriziya amenshi. Yesu urukundo nicyo kintu gisa naho kiyoboye isi cyangwa se kiyoboye umutima w'umuntu, ku buryo iyo urukundo rwafasha umuntu wa muntu we ni ibintu bitaba byoroshye habe naka na gato. Handi uvuga ati ngo urukundo ngiye kujyamo, aya marangamutima ngiye kurekura cyangwa se iki gikorwa ngiye gukora bizarangira gute? Urukundo rwagiye rugaragara ko rufite ingufu mu gihe hagiye habaho abantu tubona ko barwaye amuru, maze bikaba ngombwa ko babazanira babandi barwariye amuru kugira ngo babashe gukira. Twifashishije urubuga bita marriage.com maze rutubwire impamvu zirindwi zishobora gutuma abantu bashaka kuki abantu tubona bakora amakwe. Iyo rubuga rwabivuzeho, kandi subscribe maze wigire hafi tubane neza cyane. Umwanya wa mbere cyangwa se akantu ka mbere gashobora gutuma abantu bashaka ubundi busanzwe cyangwa se bashakana n'urukundo no gusabana. Ni handi uvuga ati ngo uyu muntu twarakundanye igihe kitari gitoya, twabanye neza, aho bigeze nanjye reka mushyire mu mago maze twihoranire, yako uzajya mvuga ngo ngiye kumushangiye kumureba cyangwa se ngiye kumuhamagara, ahubwo nzajye mubona iruhande rwanjye maze ndusheho kwishima no kumwenyura. Umwanya wa kabiri uhasanga icyo bita ibiteganyijwe mu mibereho n'umuco. Nandi ushobora kuvuga ati ngo umuco wacu cyangwa se bitewe n'ubwoko cyangwa se n'ahantu mvuka, udashaka ni haramu mu zindi cyangwa se biba bigaragara nabi cyane. Hanyuma ugahitamo kuvuga ati ngo reka nanjye nshake maze ndeke kuba igicibwa mu muryango. Ibyo nabyo bishobora gutuma umuco utuma nawe ushaka. Iyo tuvuze umuco gwa tuvuge imico gakondo, dushobora kuvuga idini cyangwa se umuryango ushobora kugira uruhare runini mu guhindura ibyemezo by'abantu ku kijyanye no kurongora. Umwanya cyangwa se ingingo ya gatatu naho tuvuga ngo ni inyungu zemewe n'amafaranga. Handi ngiye nshobora kuvuga ngo uyu muntu ngiye gushaka mfite umushinga munini maze igihe kinini ntekerezaho, ariko nabuze ubushobozi bwo kugira ngo mbashe gukora uyu mushinga maze uve mu nzira cyangwa se mbone igishoro mbashe gukora ibi bintu byose nkuko mbyifuza. Nahita mvuga ati ngo uyu mwana rero turi gukundana, ndabona iwabo afite amafaranga, reka mushake, hanyuma nimara kumushaka iwabo bazampa igishoro. Wabo bazampa igishoro, hanyuma mbashe kubona uburyo nikorera umushinga wanjye. Iyo nayo inyungu zemewe n'amafaranga, cyangwa se kumuvuga ati ngo uyu mukobwa wacu n'umushaka turaguhereza amafaranga ya naya kugira ngo turebe ko yava hano umuryango areka guseba. Tumaze kubona impamvu eshatu. Impamvu ya kane ni umutekano. Gushyingirwa ni iyemeza bisanzwe mu bufatanye burambye busobanura ubushake bwo gukorera mu bibazo n'ingorane hamwe no kubaka ubuzima burimo intego hamwe n'ibyifuzo. Nandi ushobora kuvuga ati ngo ngewe reka shaka umuntu uzafasha gutunga umuryango, hanyuma tuzafatanye mu kubaka ndetse no kurera abana tuzabyarana. Kandi tuvuga ati ngo reka mushake. Ku mpamvu ya gatanu ni impamvu z'amadini cyangwa se iz'umwuka. Turabizi neza ntabwo ushobora kuba pasiteri uri ingaragu. Tuzi neza ko utashyingira
uri ingaragu, ntabwo ushobora kuba meyi cyangwa se ntabwo ushobora kuba gitifu uri ingaragu, kuko ntabwo wagisezeranya abantu uri ingaragu. Uvuga ati ngo ni cyagiye tuvuga ati ngo impamvu cyagiye tuvuga ati ngo idini ryacu cyangwa se kugira ngo mbashe kugira izi nshingano biransaba gushaka, ugashaka kubw'iyo mpamvu, ugashaka nta bindi bitekerezo bindi ugize ahubwo ari ukubera izo mpamvu cyangwa se izo serivisi ukeneye. Ku bantu benshi gushyingirwa n'ikigo cyera cyangwa se cy'umwuka, kandi bahitamo kurongorana mu bice cyangwa se kurongora mu bice bimwe mu byo bemera cyangwa ibikorwa byo mu mwuka. Cyagenze ati ngewe niba nsengera mu idini runaka kugira ngo nanjye mbashe kubaho neza cyangwa mbashe kwizera ko nzajya muri iryo juru, reka maze nshake umuntu duhuje idini maze ntazajya ngora, niba tugiye gusenga tujyane, niba tugiye tujyane, hanyuma mbashe no kugira ngo nitabire serivisi zose z'idini. Hanyuma impamvu ya gatandatu ni urungano hamwe n'igitutu cy'imibereho. Kuri iyi ngingo ni hahandi ushobora gusanga bitewe n'ahantu uturuka cyangwa se n'uburyo bakuzi, bavuga bati ngo imyaka ugezemo cyangwa se iki n'iki, wowe reka tujye duhora tukubwira ko warambiranye ko ushaje nk'isekuru, hanyuma nawe uzafata umwanzuro wigiraho. Ubona tukomeje kuguserereza, ufata umwanzuro uvuga ati ngo aho bigeze nanjye reka mfata umwanzuro maze nshake. Ibyo bintu bibaho cyane. Ewana, mwahura n'umumama wese akakubaza ngo harabura iki muri karitsiye, wahura n'umupapa ngo harabura iki ngo duhe ku muceri, mbega bakabona ko warambiranye, bikarangira uvuze ati ngo reka mfate umwanzuro maze nanjye nshake mve muri ibi bintu. Igitutu gishobora gutuma ntabwo bibaho, cyangwa se urungano mwakuranye ukabona bose barashatse n'uwo wenyine usigaye muri karitsiye, ukavuga ati ngo ahangaha nanjye reka nshake. Urungano hamwe n'igitutu cy'imibereho, iyo ni impamvu ya gatandatu. Impamvu ya karindwi, kuzuza amarangamutima no mu mitekerereze. Ni cyagiye mvuga ngo njyewe bitewe n'amarangamutima mfite uyu muntu cyangwa se bitewe n'uburyo mukunda, reka mufate mukure aho aba maze muzane mu rugo, uko nzajya mbishaka nzajye mubona, cyangwa se uko nzajya nshaka kumubona, aho kujya kumureba iwabo nzajya mpita mureba ahantu ari maze nezerwe, kuko burya nta kintu kiryoha nko kuba mu buzima wishimiye, ndetse no kugira ngo ndeke kuzajya mpora ntekereza mvuga ati ngo uyu mukobwa w'abandi bazamunjyana bimeze gute, abo bafite ngo reka mfate umwanzuro muvane iwabo maze mushyire mu rugo. Ishyingirwa rishobora kuzana amarangamutima no mu mitekerereze ku bantu, bigatanga imyumvire, intego n'iterambere ry'umuntu. Niyo mpamvu izo ni impamvu urubuga bita marriage.com rwashyize hanze ruvuga ati ngo impamvu abantu bashaka cyangwa se kuki abantu bashyingirwa, impamvu 7 z'ingenzi abantu bashyingirwa kubw'impamvu zitandukanye, kandi intego zabo zishobora gutandukana cyangwa mu bantu n'umuco. Impamvu zimwe zisanzwe nizo tumaze kuvuga ko ari 7. Ese nawe ni kubyumva? Umuntu ashobora gushaka bitewe n'urukundo ndetse no gusabana, ashobora gushaka bitewe n'ibiteganyijwe mu mibereho n'umuco, ashobora gushaka bitewe n'inyungu zemewe n'amafaranga, umuntu ashobora gushaka bitewe n'umutekano we cyangwa n'umutekano w'umuryango, umuntu ashobora gushaka bitewe n'impamvu z'amadini cyangwa iz'umwuka, umuntu ashobora gushaka bitewe n'urungano hamwe n'igitutu cy'imibereho, umuntu ashobora gushaka bitewe no kuzuza amarangamutima mu mitekerereze. Ese tubwire Rwetureri Pro Entertainment, mukomeze mukanda subscribe maze dukomeze twibanire. Izi ni impamvu zagaragajwe nawe ubushakashatsi bwakozwe, nawe ushobora kutubwira wowe impamvu ushobora kubona umuntu ashobora gushaka. Ariko uretse ko ikindi kintu nakongeraho ku bantu mukunda gukurikirana show cyangwa se ibintu bibera hanze ahangaha,
bivuga ati ngo hari igihe uvuga ati ngo ku bantu bakunda gusambanya abantu, ukaba wajya gusaba umukobwa akakwima, yamara kukwima ukavuga ngo yonze umuntu byabayeho, yasabye umukobwa ko baryamana, hanyuma umukobwa aramwangira. Mu kumwangira umukobwa, umusore akura urukundo cyangwa se amwubeshya ko amukunda. Umusore aravuga ati ngo noneho bigeze, reka njye kumushaka mpaka dusambanye, turyamanye. Umusore yakoze ibishoboka byose maze yiyemeza kumushaka. Aravuga ati ngo inkwano nzazitanga, ukuboko nzakumanika, ariko nanjye iryo joro ntabwo wasinzira. Bakiva gushyingirwa, ibyo umusore yamukoreye ntibibaho. Yohana yaravuze ati ngo uburo wanjye ntabwo wongera kumbwira ngo ntabwo twaryamana. Yohana yaramusambanyije mpaka kugeza ubwo yakuye n'isheke y'icyo gihe cyose n'uwo munsi. Urumva ko n'irari naryo rituma abantu bashakana, ukavuga ati ngo cyangwa se ikindi kintu kibaho ku mpamvu nakongeraho zirenze kuri ziriya marriage.com yaduhaye, nuko umuntu avuga ati ngo noneho bitewe n'ubusambanyi ndi kubona hanze kandi nkaba narakuriye ahantu cyangwa se ahantu batubuza ibintu bijyanye no gusambana cyangwa se bijyanye no gukora ibyaha, reka nshake mu buryo bwo kwirinda ubusambanyi. Akashaka ku buryo avuga ati ngo impamvu zo kwirinda ubusambanyi reka nshake maze nzajye ndongora umugore wanjye ndeke gusambana n'uwo mbonye wari wese. Nabyo bibaho, muzabikurikirana kandi muzabimenya. Indi mpamvu niyo nawe ugiye kutubwira, gusa kongeyeho tubonye ko ari irari cyane ariko ni irari cyane n'irari, ndetse no kugira ibintu ukurikira ku muntu ukavuga ati ngo nta muntu wigeze ushaka muri uwo muryango ngo akene kuko umuryango uramufasha. Yes, turi Paul Entertainment, nawe tubwire impamvu utekereza abantu bashakana cyangwa se ubugenzuzi ugenda ukora, niyo mpamvu ituma abantu ubona bashaka cyangwa se umwe yiyemeza gushaka undi. Nawe uratubwira maze ukandi subscribe unabisangiza n'abandi niba wabikunze, maze twese turebe niba koko izo mpamvu arizo zituma abantu bashakana. Tubwire kuki abantu bashakana, cyangwa se ubuhamya bufite bw'abantu bagiye bashakana kubwuko badakundanye cyangwa se kubwuko baryamanye, ugasanga ese mutera inda bikaba ibibazo bikarangira umuryango uvuze ati ngo nutamushaka ni muri ingereza. Neri Promedit muri Paul Entertainment, kamaze kandi subscribe unabisangiza n'abandi, maze reka ngire nti ciao nawe utaha.